dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ingayitego y'igiterane, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 21 umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 21 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo nuko yubura amaso abona abatunzi. Ndasomye muri Luka, babarire. Matayo ndasomye muri Luka. Matayo 21 umurongo wa mbere. Aravuga ngo bageze bugufi bw'i Yerusalemu, baja i Betifage ku musozi wa Elayono. Maze Yesu atuma abigishwa babiri, arababwira ati, muje mu kirorero kiri imbere. Uwo mwanya muri bone indogobe izirikanye n'iyayo, muziziture muzizane. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo, mumubwire muti, databuja niwe uzishaka. Amen. Amen. Iryo jambo mwaryumvise? Dusubiremo mu mpande mureke kureba ababaye bayisitare baribo nimwe wenyine bababwira kwa ngo bishe kugenda neza. Dukurikirane ijambo ry'Imana kuko nizo rirakenewe. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu, baja i Betifage ku musozi wa Elayono. Maze Yesu atuma abigishwa babiri, arababwira ati, muje mu kirorero kiri imbere. Uwo mwanya muri bubone indogobe izirikanye n'iyayo, muziziture muzizane. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo, mumubwire muti, databuja niwe uzishaka. Amen. Amen. Iryo jambo gusa ndabivuga mu minota zitatu. Nimara turi gusenga Imana, turi guheza abagenzi umwanya kuririmba indirimbo. Iri jambo narabisomye nibuka ijambo Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo ibisarurwa bireze ariko abasaruzi ni bake. Ibisarurwa bireze ariko abasaruzi ni bake. Amen. Amen. Ibisarurwa bireze ni byinshi hano hanze, bireze imirimo ireze ariko abasaruzi babaye bake. Ngo none ngo hamagara Yesu n'ibisaruzi abashe gusarura. Bino jambo Yesu yari mu butumwa, ahagenda avuga ijambo ry'Imana, ahagenda abwiriza hirya no hino, ahagabwira abantu iby'ubwami bw'Imana. Noneho ngo afata abigishwa babiri, arabatuma mu mugende muri mu kirorero kiri imbere. Muri mubone indogobe izirikanye n'iyayo, muziziture muzizane. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo, mumubwire ngo databuja arazishaka. Bese Imana ishubahiro. Haleluya! Nihagira umuntu ubabaza ijambo akavuga ngo nizo abaturage n'indogobe, mumubwire ngo databuja arazishaka. Uzi uko databuja gushaka? Uzi uko abantu baba baririmba ariko batazi uko databuja abakeneye? Uzi kuko abantu baba basenga ariko batazi uko databuja abakeneye? Uzi kuko abantu baba bakora ibyo bakora bose ariko batazi uko databuja akeneye, batuye mu ijambo rikomeye abakeneye? Haleluya! Haleluya! Abigishwa bari mu bwase bashike za ndogobe barazizana, batanga kuzigeza Yesu, atanga kuzigendera, atanga kuzikoresha. Umva kubwira ibyo wakora rwose Yesu aragukeneye ko bamukoresha. Mudiri muhawuririmba. Reka Satani ntikuzirike, nikubuza gukenerwa na Yesu. Yesu ashaka kugukoresha, kandi ashaka kugukoresha nukuvuga ngo agutume muri misiyo y'ivugabutumwa. Haleluya! Arashaka bagukoreshe ujya kumubwira ubutumwa. Dore igihe kiyagiye ni mugaruri n'utama
abakomeye bizeye bapfiriye mu mwami Yesu. Data ushaka kukeneye kandi arashaka kumusura muri misiyo, arashaka kugende ahanzara abantu baba bazi akarengane, barashaka uwageraho ngo bababwire Yesu bahindukire bamenye agakiza. Nico bana bari bategura kino giterane, barashaka ngo babone imbaraga zo kugenda birukanka mu mahanga babwira abantu ubutumwa, abaho bashaka kumva ubutumwa bababwire Yesu. Yesu aragukeneye, Yesu aragushaka, Yesu akeneye uko yagukoresha. Haleluya! Witongome Yesu ashaka kugenderaho yamamaza ubutumwa. Hari abantu bari mu mahanga Yesu ashaka kugira gute, ashaka gutangura, ariko kandi arashaka abatuma, arashaka abatuma ko bari kuvuga ubutumwa, arashaka abatuma ko baje kubohora abantu babona. Hari abantu babona kandi ndogobe, ariko Yesu ashaka kubakoresha. Haleluya! Ni wowe mundi muhawuririmba ni ubutumwa muzabohora abantu bakagaruka kuri Yesu bakashaka gukora iz'ubwami bw'Imana. Yesu nicyo umwami Yesu ashaka ni ukugendana nawe wayibwiriza ababisha bamutera umugongo. Haleluya! abasha kugutuma kuvuga ubutumwa ujya mu mahanga uza kuvuga ubutumwa, ariko kandi hari abantu babona bataramenya kuko bahawe nawe. Yesu karagushaka wari kugukoresha numara gukora ubutumwa kugira ngo ubwami bw'Imana bwubahwe. Ijambo ry'Imana ridufashe. Amen.
mbere. Ngoma za mbere 26:12 twahageze gusoma n'izina rya Yesu. Bibiliya iratubwira ngo ibihe by'abakubirizi byari ibyabo, ibyo by'abagabo bakomeye bafite ibyo bashinzwe nka bene wabo, bagakora umurimo wo mu nzu y'Uwiteka bafindira aboroheje n'abakomeye, kuko amazu ya ba sekuruza yari ari ngo bamenye abo kurinda amarembo yose. Ubwo ku ruhande rw'uburasirazuba byerekana Shelemiya, maze bafindira umuhungu wa Zakariya umujyanama w'umunyabwenge, ubwe bwerekana ubuhade bw'itasi Imana itugirire neza. Dusomye ijambo ry'Imana rivuga gukubira. Amen. Turashima Imana kuko iki gitabo ndabona ari igiterane cy'abaririmbyi. Yego. Si byose? Igiterane cy'abaririmbyi ngiye nakita igiterane cy'impuzabakorari. Amen. Kuko abarimo hafi ya bose abenshi ni abaririmbyi. Yego. Turaryohewe rero kuko urumva gususuruka byanga bikunda, turi gususuke kubera Imana. Amen. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana ritwereka ibihe. Iki gihe cya Dawidi cyari igihe Dawidi yaramaze gusaza ageze mu zabukuru, ariko imisazire ye ayitekereza umwana witwa Salomo. Imana ijya idutekereza igihe icyo ari cyo cyose. Amen. Ibi bihe by'abakubirizi rero Bibiliya itwereka ko harimo abaririmbyi, harimo abahanzi, harimo abacuranzi, harimo buri ngeri zose zitandukanye, ariko umurimo w'Imana Dawidi arangije awugira ubwoba. Muririmba ariko mugira ubwoba mu murimo w'Imana. Igihe cyose ntuzajya utambuka ujye wumva ko ugomba kuwukumira, uvuga ngo hari ibyo nkwiye gukumira mu mutima wanjye, kandi hari n'ibyo nkwiye gukumira mu murimo w'Imana. Haleluya. Kuko nubera amaso umurimo ugakumira byanjye, ntabwo umurimo uzasenyuka. Nubera amaso ugakumira bya bindi bigendana nawe, aho ngaho Imana izakugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Ubundi uyu murimo kuwukora ni ukwikorera. Kumanga mugenzi umubwira ngo gukora uyu murimo ni ukwikorera. Uyu murimo kuwukora ni ukwikorera. Kora uyu murimo uvuga ngo niko nikorera, kuko nimara kugwiza kwikorera nkava muri uyu murimo nzaherekezwa n'imirimo natanze. Ubundi igihe icyo ari cyo cyose utambutse ujye uvuga ngo ni umukubirizi. Unzu y'Imana ni umukubirizi, ubugingo bwanjye ni umukubirizi. Kuko nituba abakubirizi ku bugingo bwacu amasaha araranye. Amen. Nituba abakubirizi ku bugingo bwacu tukaba abakubirizi ku murimo w'Imana, ijuru rizaneze. Imana izabona ko ufite abantu bazima neza. Kora nk'uwikorera. Uririmba nk'uwikorera. Usengera umurimo w'Imana nk'uwikorera. Ibyo urimo gukora byose ubikora uvuga ngo ndimo nikorera. Umuhanzi uririmba uvuga ngo ndimo nikorera. Kuko nibyo uzahera. Mushumba ngenzahera. Nawe bashumba muzahera. Ariko nta mushumba uzavuga ngo ndafata. Nawe muri nibyo uzavuga ngo ndafata. Oya, ahubwo amata we. Yesu nawe muzongere mu mubiri. Abanyabwenge ushoboye
icyambere yaramubwiye ngo ushake abantu bo kwizera uzaterera umupira hanyuma nabo bakawufata bakawirukana wa mukino n'ubu bawita tuweze Imana icyubahiro. Haleluya, arasifuwe. Hari amagenerasiyo ane. Hari generasiyo ya Pawulo, hakaba generasiyo ya Timoteyo, hakaba generasiyo y'abantu no kwizera, hakaba na generasiyo y'abantu azatera umupira. Generasiyo zingana zimwe. Ibikorwa mugiye gukora uyu munsi, uyu muhamagaro bahamagariwe si ikiziba, si iki ni ugutera. Narizi gukina umupira cyane, n'ingaruka nzababwira akazina bageze bandika barasifyoza. Ariko hagati aho nishimiye Jehova Rafa ni abaturanyi ariko ntitwari tuziranye. Pasiteri Imana iguhe umugisha, hari umukristo wawe natwaye Ndore, umwana witwa Mutezika, muramuzi? Mutezika muramuzi? Ni umwishwa yabaga iwanjye turimuka, ubwo nyine niyo mpamvu namutwaye. Ariko hari karakora umurimo mwiza cyane rwose, ariko nigeze gusengera iwanjye rimwe, ariko usanga pasiteri adahari. Rero Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane kuza kudushigikira. Imana ibahe umugisha gushima. Barasifiwe sana. Generasiyo zingana. Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo we, ugenda ushaka abantu bo kwizerwa, abantu bo kugira kwizerwa, abagabo batazabanyeganyega, abagabo b'ukuri, abagabo bose ushobora kugirira icyizere, ukabahereza ikintu bakakigezayo. Haleluya, haleluya. Nara zizishimye Zomalanga ya posta la veriga abobili kaya posokoro na moya wanda na tepekea. Imani kamuganiriza katipe kicha ihasi katipu agatege. Ariko nakundaga abataramye ngo kagema kiruma, nakundaga abantu bataramye Imana kicara gusanga gakomeza kareba karuka ngo ni Imana mukuru nanjye nzatara. Barasifiwe sana. Yaje ku musozi Sinayi kuganira n'Imana, akajyana na Yosuwa. Yosuwa akomeza gukurikira Mose. Mose aramutoza kugira ngo azamusigire umupira, azamusigire iyo pa kugira ngo ikomeze. Umurimo w'uburirimbyi muhamagariwe ni umuhamagaro, si umuhamagaro wo kuzakora mwebwe gusa, ni umuhamagaro wo gukora mugahindura isi mugasiga n'abandi. Barasifiwe. Mose amaze gupfa
imana irazigira Yoshua iramubwira ngo Yoshua we ntabwo utazi ibintu byose bize gute urabizi twabanye nawe twagendanye nawe warumvise aho navuze ibyo naganirije Mose twari kumwe nawe none umukozi wanjye yapfuye Mose yapfuye niwe wamenye makuru ya mbere ko Mose yapfuye kandi imana yamaze kumwicira mwishimira yonyine barasifiwe mwiramizi iza kubikira Yoshua iramubwira ngo Yoshua Mose yapfuye none haguruka ujyana ubwoko bwanjye ubwambutse muri Kanani barasifiwe sana. Haleluya, ni pendo kubwa linalotoka Elia amaze guhamagara yabanje kurangaraho nyuma amaze gufata Elisa amubwira umwigishwa aramwigisha aramutoza bakajyana ahantu hose bajya kugenda aramubwira ngo urasigire imigabane ibiri aramubwira ngo ibyo usabye biraremereye biragoye ariko nukomeza ukajyana natwe ukareba uko nzamuka hakika ya Mungu nakusikia mpira Bwana sifiwe sana. Tutarame limana Elisa yabikuze kabiri mu yandi magambo Elisa yabaye Eliya babiri kubera ko yasigaranye imigabane gahe ibiri barasifiwe sana ariko erere yaba nuko Elisa tawo yato yagaragaje gutoza Giyazi agenda nabi murabizi Giyaza atambika amaguru Giyaza ava kumuhamagara hari bagiyazi bari mu nzu y'Imana korari we bagihazi ntitubashaka ntidushaka bagihazi muri korari kokasi hajya iyo korari yitwa gutema blessing choir ntabwo dushaka bagihazi muri korari blessing choir korari Yeshua. Haleluya. Bwana sifiwe. Kubera ko nyuma yo kwangirika kwa Gihazi amaze kugira ibibe Elisa ntabwo yigeze ashaka undi muntu atoza ngo amutoza amwigishe amusigire umuhamagaro nyuma yanzu uzi ikintu cyabaye Elisa yaripanye imbaraga Bwana sifiwe. Hari umunsi umwe abasirikare ngo barimo bagwana ngo maze kugwana umusirikare umwe ngo baramurasa arapfa ngo baramwikorera bamujyana kugira ngo bagiye kumushingura ngo bumve igitero kiraje ngo baramufata baramuterera ngo bamutera ku magufa ya Elisa ngo bamutere ku magufa ya Elisa ngo arahaguruka ariruka abasubira inyuma yiruka. Icyo kintu ntabwo kinejeje kubera umuntu yafanye imbaraga arazijyana neza nta muntu yazi yazifanye barazishingura bazamutereraho mayiti ntakagira kubika zuba kubera arazijyana mu butaka nta muntu yazi kokazi muri aho Bwana sifiwe sana. Haleluya. Icyaka biri nari mbabwica mbere n'ubwoko n'ubusha
Bwira ngo uri umusirikare wa Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ahantu yuva iriya muzo ni mama yigishije masimbizi. Sibani yuva neza. Tuge kwa mimi. Uzi kitu sawa? Tuna basirikare bana. Umunyamuhamagaro, umuririmbyi n'umusirikare. Umusirikare yahamagariye kugira ngo hari abantu bambaye teni, hari abasirikare bazambara teni kandi atari abasirikare, ari abasivile. Wamubona ukiruka ugahunga waringa umusivile. Ubu nyine nje nakwitamo teni ngayambika neza nkayitambira neza ngakwita ingofero ngashyiramo n'amapeti ya general ngo wungane umugenerali yateye. ariko ni umusivile. Bwana asifiwe sana. Umusirikare ntabwo akizwe gusa na teni. umusozi w'igisuzuguye uzawuvaho ntabwo uzahora uriciro ry'imigani ingiriza amana ntibambone 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 ingiriza amana abisi bafite amaso ariko ntibabona abisi bafite amatwi ariko ntibumva mpamvu ufashije abanyinjiriza ntibambone mpamvu ufashije abanyinjiriza ntibambone abisi bafite amaso ariko ntibabona abisi bafite amatwi ariko ntibumva mpamvu ufashije abanyinjiriza ntibambone mpamvu ufashije abanyinjiriza ntibambone ingiriza amana 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 ntibambone
wanyinjiriza ntibambone namufashije wanyinjiriza ntibambone injiriza mana ntibambone injiriza mana ntibambone injiriza mana ntibambone injiriza mana ntibambone
yasize ubwiza bwe mu ijuru aza mu isi kuducungura. yambaye ububi bw'abantu aza gucungura umuntu kugira ngo tuboneke. Oh Yesu umukiza yavuye mu ijuru aza mu isi kuducungura. yambaye ububi bw'abantu aza gucungura umuntu kugira ngo tuboneke. niwe mwami wo kwizerwa, umwami wo kwiringirwa. mana turakuzamuye tugushize hejuru, niwe mwami yo